Reka dukomeze twigane cyangwa se dusubiremo imyitozo, turebe ikibazo cya 61. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ku manywa ni agatambaro gatukura gafite uruhande rwa santimetero 50. Nijoro ni akagarurarumuri gatukura cyangwa se itara ritukura rijya ku mizigo kugira ngo ibashe kugaragara. 62. Iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ibinyampeke usanga ari ikawa, ipamba, ibyatsi, ibishara ndetse n'ibindi bimeze nkabyo, cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze. Ubugari bwabyo bushobora kugera ku bipimo bya metero 2 na santimetero 75. Icyo gihe ubwo bugari bushobora kugera kuri metero 3 iyo mizigo y'ibinyampeke ijyanwa ahantu ku buryo harimo kilometero 25 mu isaha. Icyo gihe ubwo bugari bugera kuri metero 3 bw'imizigo. 63. Uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanyije bifite imitambiko 3 biba ari toni 12. 64. Buri modoka cyangwa buri rumoroke ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Ayo mabara ni icyatsi. 65. Ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko 2 ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko ihindukiza ku cyo ifungiweho, uburebure bwabyo ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira: ni metero 7 z'uburebure. Bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma hiri uko yaba yikoreye kose, ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Iyo ni feri yo guhagarara umwanya munini. Uturangarumuri cyangwa se utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara risa n'umuhondo, imbere tugasa umweru, inyuma utugarurarumuri tugasa umutuku. Rumoroke zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. Icyo gihe iyo rumoroke ifite ubugari bwa santimetero 80 niyo ishyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo ikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. 69. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125 iyo ntera igira ibipimo bya metero 75. 70. Iyo banyuze iruhande rw'inkomyi, abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, naho abayobozi b'ibinyabiziga bo bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo n'inkomyi. Iyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje
kilometero 5 mu isaha. Guhagarara akanya, ndavuga ikibazo cya 71. Guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira: ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Icyo gihe ibinyabiziga biteganye mu nzira nyabagendwa birabujijwe guparika ikinyabiziga cyawe ubangikanyije n'ikindi. Amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira: iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda, iki gihe simburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibigihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira: imbere bashyiraho itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. 74. Imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga 3 n'iby'ibiziga 4 bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntihashobora kurenza ibipimo bikurikira ku mpera y'inyuma y'ikinyabiziga, icyo gihe ni santimetero 50. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira: ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Nta tara na rimwe cyangwa utugarurumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira: amatara kamenabihu, amatara yo gusubira inyuma. Iyo tumuritswe, ndavuga utugarurumuri n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero 150. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 50. Ahatari mu nsisiro, ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira: intera ya metero 150 kugeza kuri 200 uhereye ku cyapa ukageza ahantu hari inkomyi. Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho ngarurarumuri bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije, ndetse ibumoso bakabona iby'ibara ryera. Ikindi kibazo cya 81: ahatari mu nsisiro, umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga 3,500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10, agomba, keretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga, gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuhigobeka bidateje impanuka.
igihe bibaye ngombwa, ariko ibyo ntibikurikizwa mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. 82. Ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya rumoroke zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahategamye. Ibyo urugero ni nk'imashini, izo nizo zitubahiriza rino tegeko. 83. Amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari giharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira: amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. 84. Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibimaze kuvugwa: ibinyabiziga ndakumirwa, ibinyabiziga bikora ku muhanda, ibinyabiziga bigiye kuzimya inkongi y'umuriro. Tugende ku cya 85. Icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: ni umutuku, umweru n'umukara. Ayo ni amabara y'ibyapa bibuza. Iyo umutuku n'umuzenguruko, umukara ikigereranyo, umweru n'ubuso. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara ry'umweru. Ubwo ni icyapa kibuza nyine. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera metero 20. Iyo ni velomoteri. Velomoteri niyo igira ihoni ryumvikanira mu ntera metero 20. Ubundi ibinyabiziga bigira ihoni ryumvikanira mu ntera metero 100. Imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bidashoboka kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma n'itara ritukura. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa nayo zigaragazwa ku buryo bashyiraho itara rimwe cyangwa menshi yera imbere, amatara menshi y'umuhondo imbere, amatara menshi asa n'icunga rihishije inyuma. Amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara asa umweru cyangwa umuhondo imbere, umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye
n'umuyobozi w'ikinyabiziga mu ntera ya metero 200. Uretse ku byerekeye imihanda irombereje, ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka iciye igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo, kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umwanya munini. Ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. 93. Iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangwa imbere itara ryera, imbere itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, inyuma n'itara rimwe ritukura. 94. Uretse igihe ari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura umuhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bingana na metero 1. Icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu, kirangwa n'ubuso busa ubururu. 96. Icyapa cyerekana ko inzira nyabagendwa giteyeho ku ntangiriro idakomeza, kigaragazwa n'ikirango gisa umweru n'umutuku. Iyo tuvuze ikirango tuba tuvuze ikimenyetso cyangwa se ikigereranyo. Buri modoka zagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe kuri buri muntu wese uri muri icyo kinyabiziga. Umuyobozi agomba kuba afite umukandara, abagenzi bicaye ku ntebe y'imbere bafite imikandara yo kwambara, ndetse ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. 98. Usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kirimo ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwo gutwara ibintu. Urwo ruhushya rutangwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. 99. Iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona mu ntera metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo imbere hashyirwaho itara ryera naho inyuma hashyirwamo itara ry'umutuku. Ikibazo cy'ijana. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda umurongo urengeje uburebure bwa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa
bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati y'itsinda n'irindi hakajyamo metero 50. Ariko rero ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga by'abasirikare biherekeranyije iyo bigeze mu nsisiro. 101. Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikurura bikaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira: hagomba umuherekeza ku kinyabiziga cya kabiri. Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibiranga iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda mu ruhande rwawo. Ibyo ni ibinyabiziga bigendwamo n'abana, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, ibinyabiziga bitwaye abarwayi, ingorofani n'igare. Ibyo ntabwo bigira ibimenyetso biranga. Icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira: ni ubururu, umweru ndetse n'umukara. Icyo ni icyapa cy'inyongera. Icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi utangirira cyangwa se atangirira akurikizwa, kirangwa n'ibirango cyangwa se ibimenyetso by'amabara akurikira: umweru n'umutuku cyangwa se umweru n'umukara. Ayo mabara yose aba arimo. Ikibazo cy'105. Igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bashyiraho ibyapa biburira bifitiwe uruhande rwa santimetero 90. Izo santimetero zishobora kugabanuka zikagera kuri santimetero 70 z'uruhande, cyangwa se bishobora kuba kandi ibyapa bibuza bifite umurambararo wa santimetero 70. 106. Iyo mu muhanda cyangwa se mu nzira nyabagendwa irimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuba mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugendwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara asa ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ubwo ni icyapa gitegeka. Icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege, giteye ku buryo bukurikira: ni ishusho ya mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Nijoro ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa mu ntera ya metero 20. 109. Ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda, birangwa n'amabara akurikira: umweru, umutuku n'umukara. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera gucakira feri ku buryo tunguranye bidatewe no kwirinda ibyago, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Ibyo birabujijwe. 111. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza mu ntera ya metero 200 mu nzira nyabagendwa, rumoroke iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyamiza ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga biyikuruye kitagaragara. Iyo rumoroke igaragazwa ku buryo itara ryera riri kuri rumoroke inyuma,
itara ry'umuhondo riri kuri rumoroke inyuma, itara risa n'icunga rihishije riri kuri rumoroke inyuma. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira: iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Iyo ikinyabiziga gikurikiye, nta muntu urimo urakomangara? Okay. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzima mu bihe bikurikira: iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera metero 200. Iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. 113. Iyo akanyabiziga, ndavuga ingorofani, gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira: agomba gukurura ikinyabiziga cye. 114. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri ahakurikira: mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe, ahegereye bishoboka akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. 115. Iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kugaragazwa kure n'ikimenyetso cyabugenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga, ariko ntibireba ibinyabiziga. Icyo kimenyetso ni ikimenyetso cya mpande eshatu, mujya mukibona mwese. Ibyo rero velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, yoyo kubera ko iyo ipfuye ihita ihava, ntago yo biyireba ko washyira icyo kimenyetso. 116. Abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya umuhanda mo kabiri bwitwa karondorondo, bwo bunyurwamo gusa n'abanyamaguru bashaka kwambukiranya umuhanda. Abo banyamaguru baba bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. 117. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda umurongo urengeje uburebure bwa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 buri tsinda. Ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ya metero 150 igihe ijuru rikeye. 119. Imbibi z'impera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri ku muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo, zisigwa irangi risa n'umuhondo ngarurarumuri. Sigwa irangi risa n'umuhondo ngarurarumuri. 120. Kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe, hashobora gukoreshwa uburyo bwo gushyiraho inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ku mapine bashyiraho iminyururu ishobora kurwanya ubunyereri. 120.
ikibazo niko kivuga. Murakoze, mugumye kugubwa neza twigana iri somo ry'ibibazo n'ibisubizo. Wowe ukurikiye rino somo wareba hasi ukeneye ubundi busobanuro ugahamagara izo nimero cyangwa se ukaba wakanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi bibazo n'ibisubizo waba ukeneye, cyangwa se ugahereza na bagenzi bawe baba bakeneye kuba bakwiga tukigana kugira ngo babashe gutsinda barangiza bajye mu kizamini bakorere rimwe. Murakoze.